Abantu benshi usanga iyo bashaka gukesha uruhu rwabo bakoresha amavuta akorwa mu nganda, kandi rimwe na rimwe ayo mavuta aba afite ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu. Gusa hari uburyo karemano ushobora gukoresha ukagira uruhu rukeye kandi ntuzagerweho n'ingaruka mbi nk'uko bigenda ku mavuta akesha. Uku rero niko wagira uruhu rukeye utarinze gushaka mukesha cyangwa tukuje. Njyewe ndija Kodu Karivano kuri Facebook, Twitter na Instagram. WhatsApp ni 0787730190. Gukoresha amata y'ikivuguto. Ukoresha ikivuguto gisanzwe gituruka ku mata kuko burya gifitemo intungamubiri nziza ku ruhu, kuko ifitemo acide lactique ikesha uruhu, kandi wayikoresha ku bwoko bwose bw'uruhu. Uko wakoresha ikivuguto rero dore nuko nguko: isige neza icyo kivuguto ku ruhu cyangwa aho ushaka ko hacya mu gihe cy'iminota 10, maze ukarabe n'amazi y'akazuyazi. Ukabikora rimwe mu cyumweru kugeza aho ubona uruhu rwawe rugeze ku rwego wifuza. Ushobora kandi gufata akayiko gato k'ikivuguto n'ak'ubuki ukabivanga ukabyisiga mu maso no ku ijosi mu gihe kiri hagati y'iminota 10 na 15. Nyuma ukabyoga cyangwa ukabihanagura ukoresheje agatambaro k'amazi gatose. Ukabikora rimwe ku munsi kugeza ukeye. Ushobora kongeramo indimu na pasile bikamera nk'agatsima koroshye kuko biri mu bwoko bwa maske. Ubisiga mu maso bigatuma uruhu rugira itoto kandi rukeye. Gukoresha ironji mu bikunze gukoreshwa mu kwita ku ruhu harimo vitamine C, kandi ituruka kenshi ku ironji. Ubusanzwe ironji rifite intungamubiri zibereye gukesha uruhu no gusubiranya itoto yarwo. Byaje kugaragara kenshi ukoresheje umutobe w'ironji byongera gusa neza ku ruhu. Dore rero uko warikoresha: ushobora gukoresha maske ukoresheje utuyiko 2 tw'umutobe w'ironji n'agafu ka turmeric wabona mu maduka y'Abahinde, ukabisiga mu maso n'ijosi ugiye kuryama nijoro. Wabishaka ukabisiga intoki cyangwa ibirenge, ukabyoga mu gitondo ubyutse. Wabikora rimwe ku munsi kugeza ubonye ku ruhu rwawe rukeye uko ubyifuza. Kwanika ibishishwa by'ironji bikuma neza, nyuma ukabisya bikaba agafu. Ugafata akayiko k'ako gafu ukakavanga na yawurute bikaba agatsima koroshye, ukabyisiga mu gihe cy'iminota 15 na 20. Nyuma ukabikaraba. Bikore rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru, bituma amabara agabanyuka. Gukoresha ifu y'ingano. Iyi fu ituma amavuta y'uruhu agabanuka kandi ikagarura itoto ry'uruhu. Uko wabikoresha: ufata agafu ukakavanga n'amazi cyangwa rose water, nayaboneka mu maduka y'Abahinde, bikaba agatsima koroshye. Ukabyisiga mu maso, ku ntoki, amaguru, ugategereza kugeza igihe iyo maske yumutse, ukabona gukaraba n'amazi y'akazuyazi. Njye wari ukurikiye mu bwiza ndija Kodu Karivano, ni Kodu TV. Ni iby'agaciro gakomeye, uri umuntu w'ingenzi ahangaha ko warakoze subscribe, kandi tugutumira mu nkuru zacu zizakurikira. Ariko niba utarabikora, uyu niwo mwanya ngo ubashe gukora subscribe, dukomeze tubane umunsi ku munsi uko bwije nuko bukeye, kuko hano niho hantu heza uzigira ibintu byinshi byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hasta la vista. Imana ikundebeye icyoroshye kandi iguhundagazeho imigisha, iguhe guhaha ukaronka, iguhe ibyo wifuza mu buzima bwawe.